Turagenda basuhuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe intambwe 5 dushobora kugenderaho zikatugeza ku ntsinzi y'ikintu runaka twishizemo dushaka kuzageraho. Nk'abatindiye rero reka turebe ikintu cya mbere dushobora kugenderaho cyangwa se intambwe ya mbere dushobora gutera kugira ngo tuzagere kuri ya ntsinzi yacu. Intambwe ya mbere uzabasha gutera ishobora kukugeza ku ntsinzi yawe ni ugutegura intego y'ikintu runaka ushaka kuzageraho. Nta kintu wageraho utarateguye, nta kintu wageraho utaragitekereje. Banza ugitekerezeho, nurangiza wihe intego utese muri iki kintu ugiye gukora nzakuramo iyihe nyungu, nzayikuramo ryari, ese nzahura n'izihe mbogamizi muri iki kintu. Nurangiza kuzinonosora zose izo ntego wihaye, uhita ujya ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri ni ukugena umugambi ukiha igihe. Kugena umugambi, tegura uburyo uzabikoramo, wihe n'igihe ushaka kuzabigereraho. Uvuga uti wenda niba ari ikintu nshaka kuzageraho mu mwaka umwe cyangwa se mu mezi 5, nzakoresha izihe mbaraga kugira ngo ngere kuri icyo kintu muri icyo gihe nihaye. Ntabwo ari ibintu umuntu akora ako kanya ngo bite byizana. Nshuti yanjye, menya ko mu kintu wihaye, mu ntego wihaye, mu mushinga wateguye, uzahura n'ingorane nyinshi cyane. Ese izo ngorane nuhura nazo uzashobora guhangana nazo? Nabyo ugomba kubigenderaho. Warangiza ugahita ujya ku ntambwe ya 3. Intambwe ya 3 iragira iti jya wibanda ku cyo ugamije. Jya wibanda ku cyo ugamije, aba ari cyo ushyiraho ibitekerezo byose. Wirinde kuvangavanga ibintu, ejo wagiye aha, ejo wagiye aha, ejo wakoze ibi. Nshuti yanjye, fata ikintu kimwe aba ari cyo ushyiraho imbaraga zawe zose. Nujya kubivangavanga, icyo gihe nabyo bizakuvanga. Ahubwo fata ikintu kimwe aba ari cyo ushyiraho umutima, aba ari cyo ushyiraho ibitekerezo, aba ari cyo ushyiraho imbaraga. Umunsi umwe nzi neza ko bizagenda neza, umunsi umwe bizakunda rwose kandi uzanyurwa. Nawe nubivanga uzabura epfo na ruguru. Banza urangize ikintu cya mbere, nukirangiza nugera ku ntego wihaye, ubone ubutangira ikindi nacyo ugisetinge nk'uko wagize ute, nk'uko wasetinze icya mbere. Nta kizakubuza kugera ku ntsinzi yawe. Tuvuye ku ntambwe ya 3, reka tujye ku ntambwe ya 4 none. Ikintu cya 4 dushobora kugenderaho kugira ngo tugere ku ntsinzi yacu ni ugukorana imbaraga kandi ukirinda gucika intege. Nutegura ikintu ukavuga ngo nibikunda bizakunde, nibidakunda kandi nuko, ukaba ukubitanye n'akabazo muri icyo kintu wari wateguye, ugahita ucika intege. Icyo gihe nta kintu uzageraho. Ihanganire bya bibazo ugenda uhura nabyo, usitaragoringe nabyo, ariko igihe kizagera kubera kwa kwihangana kwawe, kwa gukorana imbaraga kwawe, kwa kudacika intege. Icyo nzi cyo nta kizakubuza kugera ku ntambwe wihaye, nta kizakubuza kugera ku ntego wihaye. Ikintu cya mbere kiduca intege mu buzima gituma tutagera ku ntego twihaye ni uguhura n'ibibazo, twarangiza tugacika intege, tukemera ko ibibazo biduherana. Nshuti yanjye, ntukazemere ko ibibazo bigira bite biguherana. Nuheranwa n'ibibazo, ibyo bibazo bizagenda bikugira imbata yabyo. Usange umushinga wateguye, usange ikintu wakagombye kugeraho kiguciye mu myanya y'intoki. Hari n'igihe ducika intege turi hafi kugera ku ntsinzi. Uzemere ubire icyuya, ntacyo wageraho utabize icyuya, kandi ntacyo wageraho udatanze igitambo. Simvuze ngo igitambo uzatanga ni igitambo cy'umuntu, ni igitambo cy'akanyamaswa, ni igitambo cy'ikintu runaka. Oya, icyo gitambo kizaba imbaraga zawe.
hamwe uzabira icyuya, wareba ni mu ntoki ugashaka niba ari wowe wari wiyizi bikagucanga. Icyo gihe ikintu wagezeho wakibiriye icyuya uzamenya niko kimanaginga. Ariko ikintu utavunikiye ndakurahiye nta n'ikintu gishobora kukumarira. Korana imbaraga zawe zose, wirinde gucika intege, ikindi kandi wirinde abantu bashobora kuguca intege. Turabizi neza ko iyo twagize ikintu dutangira abantu bakabona ko ari icyo twatangiye baduca intege, bakavuga ati se ibi bintu utangiye uzabikora koko, uzabivamo, ibintu ntabwo uzigera ubishobora. Nawe waba ufite umutima woroshye ukumva inama bari kukugira, ukareba ko ugasanga utazabishobora, ugahita uvuga uti ibi bintu mbivuyemo, mbihariye ba nyirabyo. Hari n'abazaza baguhingira ngo ubu urabona kanaka yatangiye ibi bintu, urabona yarabisoje. Icyo nkubwiye inshuti yanjye, ntukazagendere kuri runaka, uzakore wowe, ushyiremo imbaraga, uvuga uti niba runaka yarabikoze bikanga, ariko njye mfite icyizere ko bizashoboka, kuko nta kintu utagira utatangiye, nta kintu wagira utarushye, nta kintu wagira utabizi icyuya, kirazira. Wowe icyo gusaba ntukazacika intege, wowe ujye ukorana imbaraga zawe. Tujye ku ntambwe ya nyuma ishobora kutugeza ku ntsinzi yacu. Intambwe ya nyuma iragira iti gira ubwiyoroshye. Ujye ugira ubwiyoroshye mu byo ukora, umenye kubana n'abandi, ureke kwigira nyamwigendaho. Ujye umenye kubana n'abandi kuko nta kintu uzageraho uri nyamwigendaho. Niyo wabura abagutera ingabo mu bitugu, ariko hari n'ababireba ibyo uri gukora. Ntabwo mu bantu 50 bazabona ibyo uri gukora, hazaburamo abantu 10 bakubwira ngo kuraje. Ariko nuba nyamwigendaho, ndakurahiye ibyo bintu bizagucanga. N'ibyo uzakora, niba wenda ari serivisi uri gutanga, ushaka gutanga, wakoze wenda urugero ukora nk'umushinga ufite aho uhurira n'abantu benshi, wenda ni ubucuruzi cyangwa se n'izindi serivisi zigusaba guhura n'abantu benshi, nuba nyamwigendaho nta bantu bazigera bakugana. Menya gusabana n'abandi, wiyoroshye, nushake wishirene hasi pe, ariko ibyo ukora nibyo bizagushyira hejuru, nibyo bizakuzamura. Ndahamya ntashidikanya neza ko ibi bintu nubigenderaho nta kizakubuza kugera ku ntsinzi yawe. Nibutsa abantu bashyashya gukora subscribe aho hasi, bagafungura inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubutaha bijye bikugeraho byihuse. Niba hari ukundi ubyumva, siga comment yawe aho hasi, ndaza kuyisoma. Murakoze cyane, mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme. Imana ibampere umugisha.